Ndi papa sava. Ntabwo byoroshye. Ntabwo ni segitari. Uretse ko umuntu aba avuga ati ni ibintu by'abavandimwe, urumva? Akihangana. Nka Didasiyana, urumva? Nka Didasiyana. Uretse ko umuntu yavuga ati no gufasha Didasiyana. Baramutse. Baramutse. Nibyo nakubwiraga gitari. Amakuru ya. Nta makuru ntayo. Nta kigenda. Namenye si byabaye kwa tu. Ibiki? Aha. Akuresa no yaza si ikibazo cya kera n'ukizi. Ariko ubu ni ajya kwibarisha atunga ibibazo bigabwe bimubaho ntabyuzi. Hatungi yateje ikibazo gikomeye mu muryango. Nagiye kure. Hatungi yateje ikibazo gikomeye cyane mu muryango. Ubu ngubu ibibazo byavutse. Urabizi afite abavandimwe n'inshuti. Byagize gutya ariko hagati aho ngira ngo wenda ayo makuru urayazi. Ayahe makuru se? Byagize gutya Hatungi umuntu w'umuvandimwe uramwihengekana. Urumva? Uramwihengekana mugura isambu. Twaraguze ariko kumugaragara. Oya. Twaraguze pe. Twaraguze Hatungi. Uranzi se? Uranzi? Abana amaso ataraye ariko. Yavuga ngo amaso nasa naye ndi uranzi kandi turaziranye. Uyu mubyeyi ntago muzi. Ubushatse kuvuga ko ikibazo nuza Hatungi afite Cyese kibazo. Wicara umwihererane nturangiza ubufaranga bw'intica nikize. Arangize yicare agenda amafaranga yateka ngure arangiza ry'umuryango ibibazo bivuke. Gute neza. Nje ko twumvikanye tukagura ni gute aho namwihengekanye ni. Mwihengekanye ne. Ubwo sushatse kuvuga ko ikibazo Hatungi afite utakizi. Ikihe kibazo se? Ntakizi ikibazo Hatungi afite. Cyeka nimba ari cy'ubukene ariko gusha kutuvenyuka imbere nta soni nta n'ubwoba. Isuku ntabyuzi. Isuku ni isoko y'ubuzima. Isuku ni isoko y'ubuzima. Isuku. Hatungi. Harangiza ngo nta kibazo Hatungi afite. Ubwo ntacyo nawe Hatungi. Ifate neza. Ndavuze ngo ifate neza. Wakwitwaye neza ko. Hatungi. Ndavuze ngo itonde. Haza kugirana ifate neza. Karame. Ifate neza rero. Gisiga. Gitwaye inkoko. Kandi ntacyo. Dore igikeri kiri kwitunatuna. Ngo kingane n'inka. Ngo kingane n'agacyashwagitse ngo pa. Yajyaga kumvira wamubwiye ko yagenjeje gake we ko yajyaga kumvira. Gake. Gasopo. Umva. Hariya vuba. Nta bindi rega. Gasopo. Gufata umwanzuro. Kundi buriya yacogozwaga n'utunini ntatwo wibutse kwitwaza. Gasopo. Ntatwo witwaje Didasiya. Utunini. Kakanini ngo ajya gumu. Ubundi ko ntagenda nakajyanye wamugana. Mwaka nini? Hatungi. Akira kano kamutamire kugira ngo tugire ahantu tujya. Akabundi ngenda kubaza Papa. Ariko umva nkumbaze ubundi reba nkumbaze ngewe namaza kutinyuka ugatinyuka ugafata umuntu agizwe n'umuryango ariko ndeba kucyo ubundi utumva ikibazo umuntu afite reba hano kucyo utinyuka ugafata umuryango uwuzi ukawukwepa amara kuwukwepa ugafata abantu batari ngombwa ubu wabonaga Hatungi nta muryango agira cyangwa make utakase iki kuba gifite ngiki cyangwa make utaka twebwe rero ntabwo kibona twanzuye ntabwo twakoze amasezerano twanzuye ntabwo ibintu biri bukunde niko mujya kugura ntabwo nzi zakiramirisha ndabona amaso ariko amaso ntabwo wajureka kuzana ubuhundi ntabwo nzi ntabwo uyu nguyu umuntu nanjye ntabwo nzi se yewe ndamuzi none niko tutanze uragenda uratwihengeka mujya kugura
nta muvandimwe n'umuhari ariko se umva mbabwira umugore ntiyari ahari twanzuye ngo bahari se uradusubiza impapuro z'ubutaka cyangwa udusubize amafaranga mwaguze nta bintu byinshi have nuko bimeze nuko mbabwiza njye naraguze umudugudu yari ahari ariko waguze umuryango udahari wihererana umuntu ufite uburwayi nk'ubu ngubu ugiye n'umurambarareho umuha ubufaranga bw'inica n'ikize wabibwiye ngo twe tuzabiceceka ngo tuzabiceceka ushaka ko urya umuryango nurangiza wengekana umuntu w'uburwayi nk'uku nguku ubu yamufate gakeya atagira genza gake ibi ni ibiki se mama ngo ibiki bamuhaye se ngo yihengekanye umuryango ejo bundi tugura ari muzima ariko mugura ari muzima mugura iki ko yicaye akabitekerezaho agahita avuga ati ibintu ntabwo ari byo ntibishoboka akabona kuduha ayo mabanga noneho tukavuga tuti ntabwo twaza kugira atekereza ate neza noneho akanamenya adatekereza uyu muvandimwe ni muzima murabizi uya wivuga ngo ariko ni mara wambwa uri gutwara amara y'ihene zanjye noroye wayo mara ayo mara uri gutwara uyu mugabo agira cyaramwihengekana amuha ubufaranga bw'inica n'ikize azi neza ko afite ikibazo baragura hari umuturanyi wari uhari ngo mugabanye mu rubibi none ubu rero twe twicaye turavuga tuti nta mpamvu natwongera andi mafaranga cyangwa azana iki gipapuro cy'ubutaka duteze kandi uretse n'ibyo papa sava rwose n'ubu ngubu ahangaha byanze nuko didasiyana afite utunini yitwaza bamuhaye nitwo batumufashije murabizi uya wivuga ngo ariko ni mara wambwa uri gutwara amara y'ihene zanjye noroye wayo mara ayo mara uri gutwara uyu mugabo agira cyaramwihengekana amuha ubufaranga bw'inica n'ikize azi neza ko afite ikibazo baragura hari umuturanyi wari uhari ngo mugabanye mu rubibi ko turi abanyamuryango ibi bintu twarabimenye none ari kwicara akavuga ngo uzi ubufaranga yamuhaye twebwe twashakaga ibintu bibiri oya ntabyo usobanura wanzaniye ubutumbu twashakaga ibintu bibiri wanzaniye ubutumbu ko agenda tukicara tugafata ikibanza tukagiha agaciro gifite umugore we didasiyana azwi mu yayo mategeko byagenze njyewe narambagije isambu y'uyu mugabo twumvikana mu gihe miliyoni 3 n'igice ambwira ko ngomba kumuha 3,700 atereka mbiganire na madamu aganira n'uyu mudamu we baraganira barangije barampamagara kuri telefone ati yewe ati amafaranga twayemeye ngwino twishyure ariko ntabwo ndi bwishyure mudugudu adahari mudugudu araza dukora amasezerano y'ubuguri musigaramo 300,000 waramuhaye icyangombwa cy'ubutaka namuhaye 3,200,000 musigaramo 300,000 tuvuga ko tuzajya kwa noteri tugahinduza urumva mudugudu yari ahari twakoze amasezerano icyangombwa cy'ubutaka dore ngiki singiki aho muvuga ngo namura namubindikiranye umugore we yarahari icyo muvuga yamubindikiranyije icyo yamubindikiranyije abo mu muryango twicaye dusanga yaramwibye kirarishyuye ariko se papa sava mw'abantu mwe n'ubu byari bikomeye ni didasiyana umuhaye ibinini ukwezi kungana n'isi ni nawe umuhaye ibinini nta binini amaje kurya ijuru rikangana n'imana nta binini ariye ngo mubihakane ntariye ikinini none ahangaha ashinzwe kumuha kimwe buri munsi afata ikinini ntakiriye gatumye ariko kuva ryari we ko numva wabibyirukansemo wabihinzemo ariko se bidasobanuka harabura iki papa sava nyorohera gato tega amatwi nawe uwa mugabo niko digidi ndakumva uwo mwaka wose ko hatungi atunzwe no guhinga no kugurisha atunzwe n'ibinini uretse gato ubaho yagurishije inkoko urukumva naho murasubira guteza ingabo inkoko yarariwe aho yagurishije ihene nuko ihene yarariwe none ryashyamba baherutse gutemamo amasiteri bose babasubira we turabisubiramo byose turabisubiramo harya ngo mwamuhaye ikinini ariko se nta kiriye ikinini rwose papa sava nta kiriye ni kimwe buri munsi yandikiwe ikinini uyu munsi akimeze bigoranye ugatera mpfukunyu ugatera umusomyi ukagarama ingaramatika aya yose ni amazina yo koga kongo ki none se burya buretse pasite buretse munyorohere ariko mana nyagasani abantu batabona nyamara ariko digidi bimeze bite se ese urabona bimeze bite nyine dansi kubona tuyishimye mana mba nishimye wa mutware akane ko uretse kwipfundura hatuye inzoga nawe urayishyura cyangwa urazishyura
ako simani mwende yishyura inzoga kuko nta kintu ndafatisha muhe mubanze mushyigikira umushinga numara gucamo nibwo nzagura bifata. ako se waguze ibintu bikava mu nzira ide wakwihanganye wamugana ikibazo nikirangira kuba azayaguha. none se njye ndikoramo kubera iki kandi mu mushinga w'umuvandimwe? none se mutumije mutazi uri bwishyura urayishyura cyangwa ntabwo uyishyura? deki mwembabarira niba unanayafite yishyure niba wamuzanye koko ariko ufite igihe zana ndayishyurira papa sava zana ndayishyurira. nawe uriyishyurira barangurira inde se ukugurira hoshe bihagurukemo bivemo njyewe ipfundura yanjye ndayishyurira. dushyigikira umushinga noneho basi ngaho ugurire iryanjye aha ngaha ni bari nta kibazo nagenda da ntabwo ibintu biba birimo umuvandimwe. mva mwebwe mbabwire murakoze rwose sawa ugize neza. sawa umva hatu wiwi ngenda umuntu w'umugabo dukorera utuboroshete 4 njyewe ushyiriraho n'igitoki. broshete kuri gahunda yandi njyewe ndishyura aka gacupa na broshete enye n'igitoki cyanjye kimwe. ubuse twe turarya broshete itagira ikiraro. tugende gakeya ariko saro urya nka nyirayo mutuze nyine igitoki ni broshete enye n'igitoki kimwe umva tuvugane de muri gushaka kuzana ufite igitabazi kirahari igitabazi n'ururimi. igitabazi yewe nkunda zingaro ururimi noneho nkunda oya zingaro baracyazitetse ntabwo zirahari. hari inyama yitwa ikidashya ibifuye bayomora ikidashya bayomora kurura rwa mata niho bayomora iyo nyama nayo ndayishaka uyishyura didanse njyewe kereka ari kakandi ujya ukunda kumbwira bita jigodo shevu. wabonye digidi ko bari bavuze ngo nta faranga se ariko se wabaretse ko njya gutegera ko urugo rwacu turi gukoramo nawe ntabwo nukubizanye mwebwe umva broshete nye igitoki kimwe. broshete nye n'igitoki kandi si muri rusenge n'ikidashya wowe jigodo shevu akuye umugore wera muri kuvuga ngo nta mafaranga. ndarya zingaro se nawe urya ari mu rugo rwanjye. aho mwagutari nibura papa ubyihorere jigodo shevure niyo jigodo shevure ni iki? ngo ni bya bindi wajya urarisha iki niki ubwo agiye kuvuga ibijumba ubwo nayo digidigi yarashyizeho nyine nayo ndayirya igitoki wapi igitoki wapi urarya sike amateke uyu mugore rero yanda nzaniriye yonyine jigodo shevure. papa sava unzanire nta cy'umubiri hanyuma ukubitemo n'ibirayi bibiri nanjye ndikora ibirayi bibiri broshete nye n'igitoki kimwe jigodo shevure hanyuma igitabazi n'ikidashya. kandi ikindi ntukajye usubirishamo abakiriya ubabaza jya uzana agapapuro wandike komande nk'umuntu usobanutse. araje nabyibagirwa n'akazi ke mwihorere wumvise ukuntu nkubwiye n'ibimureba jya uzana agapapuro wandike komande y'abakiriya utabasubirishamo amagambo menshi. ayo mategeko wazajya kuyategeka mu kabari. ariko se ubundi papa sava ugiye kuvuga ngo nuko utamamagaye yagiye ko ari we twabwiraga akabizana. ugiye guhagira ku mafaranga y'abakiriya yanjye ntuyibagirwe uyibukire ku majigo. umva rero ukuntu umugore wawe kamaze kwiturumbutsa aho tuviriye kwa piga nzenze tutakijya kurya broshete gasigaye kiyemera. ariko nibyo aba yavunitse tasiyende aramereje nanjye avunika se kugenda uriya mushenzi nzamanye twe ntabwo tuba twazanye yacu ntituba twavunitse. kuba utumeje jigodo shevure tukiraho izo zose broshete nyura zirya wenyine reba cyangwa ibikureba uramuka. reba ibikureba mva se mbabwire rero ubu ndagira ngo mbabwire mumeze nk'abantu bari kurya inkoko indi ziritse utari kugura. weya mwebwe umushinga nimuwinjiremo neza sibyo ku buryo nimara kubona amafaranga menshi hasigaye muzamureba njyewe ko nzabagenza icyo kunywa icyo kurya umva ari jado poshi nzaziba ku njyewe urabizi kurambara kenshi mu bibazo byawe bya hato na hato urabyibuka ukuntu bambirinduriye ruguririya wipfushije sinari nakugiye inyuma uribuka ejo bundi ibibazo byari byakubayeho hano mu Gasante sinakugiye inyuma ikubitwa rya ryanga nkubwira ngo ndakubera umwavoka ntabwo uryibuka sinakugiye inyuma rwose. none se mwana wa mama ko ngengera gutya umushinga wawe nkawitambika mu buryo bikize ku mushinga wawe mwitambikamo bikarangira uzanye ubuyuku ibi bintu byiyangajemo uri seriye. umva biri amahire dore na madamu wanjye arahari none nta banga ririmo rwose niyo nakurya nawe azakwishyure
ndamutse mpfuye ariko usibye ko nta nubwo nanapfa burya idege iyo umuntu akoze umushinga cyangwa muri kujya inama na madamu wahari burya ntabwo abakubita biba byaje nk'umunyangamugayo dore ukuntu bimeze rero igihe igitekerezo ntacyumvise nubwo wakimbwiye kuri telefone burangiye numva neza kandi vuba sina ngombwa niyo mpamvu nakubwiye ntiduhurire hano tunywa agacupa tubinonosore rwose natangiye kugira amakenga ubwo uzanye ubusambo ariko ndigurira kubera iki kubera ikintu nzabonamo hariya rero nta faranga ndafata rwose Ramazani afite amafaranga arayafite urumva afite amafaranga twebwe ni ukwicara ingingo ziturengera n'ingingo isi zingahe 3 iya mbere yitubwire tujye tubyumva neza ingingo ya mbere ni uko ibintu byakozwe mu ibanga rikomeye inshuti n'abavandimwe batageze gute badahari icyo ni ikintu kitemewe n'amategeko urumva icya kabiri ni uko ibyo bintu bimaze gukorwa bitagiye kwande kwa noteri ariko wakoze ikosa utanga impapuro uranandika na muki wawe arasinya na ba mudugudu barasinya ariko burya ibintu byo kwa mudugudu aranakwitakana nta kintu kiba kikurengera kirya gihe ntunganiye aho ngaho ntunganiye aho nanjye nzi ingingo zimwe na zimwe nuko kuri iyo ngingo ya kabiri ngo mukiwe yasinye tuzi ko hatungiye na didasiya n'abatanditswe mu mategeko iyo nindi ngingo ingingo ya gatatu ni uko amasezerano yakozwe mu buryo bwumvikane banavuga muti barancutse hakazamo none ingingo nyamukuru zihetse y'uburyo ufite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe bwa burundu bushingiye kuri karande ariko burya najyaga musuzugura ahetse ibitabo iyo ngingo rero igahita ituma ubugure n'amasezerano mwagiranye biteshwa agaciro ngenda hazamo ntereye ntihazamo kuko mfite ikibazo mu mutwe icyo kintu umuntu yagishingira kurengera hajya akapapuro igihe wivuzaga hariya indera ntabwo ari ngombwa ninde muntu webeye ko hano ajya parangana ninde wabyibagiwe sibyo ni ibya kera ariko uvuga ngo ya karande y'umwihariko niyo ngingo ibikirimo aha niyo ngingo imurengera turibonamo dutereba twe turaza tube tugipangwa neza umva ukuntu bimeze iyo uvuga ibintu byinshi mu rubanza ubutanga amakuru atari ngombwa uraguma ku ngingo ivuga ngo hatungi ni umurwayi umurwayi wo mu mutwe kandi afite uburwayi bwo mu mutwe niyo ngingo yonyine kandi digidi buriya mu rukiko ngewe naje kureba ntuvuga ngo narumvise ngo tuvuze ngo bambwiye ko hatungi afite uburwayi bwo byaba bishimangira turavuga afite iyo ngingo ukayiguma ntuvuga amagambo menshi ibindi ukabiduhari nawe noneho ikintu gihari ni ikihe ni amarangamutima y'ukuntu umugabo wawe bakwibukije ukuntu afite icyo kibazo ibyo bari ukugukomeretsa ku buryo nakubwiye ngo gira icyo uvuga woheranwa n'agahinda ukamera nk'uwakomeretse ukicecekera wowe icyo usabwa ni iki ni ukugaragaza utumenyetso ukagenda ugira ute ugaragaza ibimenyetso ibisigaye ni ukubimparira twe rero nk'umuryango kugaragaza ibimenyetso ni bimwe bita emotions cyangwa ni emosiyo zawe reaction ujya mu bifaransa bitagucika ibi bintu biba birimo abantu bazi ubwenge cyane ibintu biba birimo abanyabwenge ugomba papa sava buriya ni umunyabwenge ariko buriya ndagushobora uriya mugabo yarasomye ujya mu mwitonde twanywereye inzoga ndangije ndavuga aka kagabo kamaze igihe kanyibasira narisindishije mu kubita igipfunsi mu gatuza ubarandeba akavuga ati subonye ukuntu mubwira subonye ukuntu mubwira buriya ndaraniye ndangije igipfunsi mu gatuza arangije fata icupa aramubwira ni nkwica wa mushenzi uti haraka nkwica ahita avuga ati oya mukaruke barandika tugarutse rero kuri icyo kintu wowe no kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe buhoro mu kinyabupfura ukajya unyuzamo kanyubaha ariko abandi ntububahe hari ukuntu buri gutitira ukabira ibyunzwe buhoro biza ukanuye amaso mo gake ntiwusare cyane wakinuwe izo ngingo rero zirajyanisha hehe kubwira uriya mugabo ngo niba utatwongeye andi mafaranga ngo aferi barabitesha agaciro cyane uriseriye kandi urabikora neza urabikora neza ese bayisangaye isaha se ariko ngereranije igicucucucu iyo cyageza biri nka saa 5 se saa 7 ntari mu mayira
byashoboka hafi saa yine aho biri ari mu mayira ariko ndumva n'imodoka imeze nk'iri hano hepfo kikaba negekire naza agasanga wenda gusanza turabyimura umunsi tuzawushyira ubutaha bigende bidukirane hejuru y'isambu yacu ngende se kujya bugiye ariko nk'ubu bibaye ngombwa kamusanga cyangwa ariko reka ndijyana atari umuntu wari ufite n'akariro muri muhamudu mani ubikora neza Gatungi reka ndamwizera ko tutumvikanye pourcentage aya ariko byose ko vayo oya ibyo turabipanga gahunda tumaze igendere wisare uyansanga hano ntukavuga utyo umugore we kandi genda wirwara ndayabarira ntushaka kuyobara kubusambo ese papa sava papa sava ahantu arikora iyo komande igeze ubwo ikinini mwamuhaye ni iki rero ikisoko icyo ko yakiriye icyo ngicyo kivuye ahubwo Didasi yanaribeshye ibinini nawe urabinyanyagije ubwo umubare nturaba upfuye w'ibinini arya ahubwo Kireye yabipfuye nakwambiye yari yasigaye binera ubwo ni bingahe bitatu kimwe kiratembera kimwe cyagoye gitembereye giti Hatungi mano hano papa sava niko Hatungi iki kinini wakinyoye umutwe yego turabizi wigeze kuwurwara ujya kwivuza twese wari wese ntawurwara ariko se umutwaro utawurwara ubwo ni uburwayi bwo mu mutwe bwa karande bwatuma ugurisha bene wanyu bakaza kuguteza urubanza ngo bagurishije urwaye ubwo uzi ko yewe mise mbona n'umuntu nari mpamagaye nubwo mutegesheje moto akabaje wadufashije kwandika uyu muntu agura aba bantu n'ubundi bintu barimo ndabona mbikemanga ntabwo mwahoza mupanga ntabwo nabumvaga reka kandi reka mbabwire kamubwire gitare ibintu bijemo papa sava buriya ure wumva ukuri kuryana mu matwi nibyo nimba babatumiye mu bintu byabo hari uko bakanaguzwa barababwiza ukuri warangiza ngo baje mu bintu byanyu barabizi mwarishwe ashinguke cyane isoni reka mufite dufite amatsiko dore uko barora ariko se batumiye hano ni ukuvuga ko Hatungi ibingibi barimo kubyikora ndashaka kujya kure aho ngaho mwavumbuwe hagiye murya udukeya mubonye imyaka 12 ishize ubwo komande uyiri icara nawe yerirasa ninjye wayikomanze simana nk'ubu hagiye mureka ubutekamutwe mwanyuzwe na duke muhawe ngo mbongere miliyoni uyu Hatungi yazana ibyangombwa by'uko yarwaye akajya kwivuza umutwe vuba hadaciyemo n'imyaka 12 njyewe iyo miliyoni ndayishyiriraho ngahibaze ikisikiza ibiti tukijyane kwa muganga bemeze ko ibi binini bivura babimwandikiye barabimwandikiye nzaniki barabimwandikiye iyo kirambitse hasi nibwo ubu rero mufashe umuntu yaraguze mu gihe kumushyiraho amanyanga kugira ngo abongere amafaranga ngo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe afite uburwayi bwo mu mutwe none akibuka ko bamunyanganyije ari nabwo arembye ntabwo yaworobyaga aha ngaha inzoga sinjye wamuserivye n'ubundi utera umwaka ubara